Setrengiti mando. Talose kitrebone mando. Rando kita. Retremose kitrebonema. Mwemere guhindurwa n'imiburo y'Uwiteka. Ye! Renongaso dremene kotrebonema. Urakoze Mana. Benengose trema. Shatrobena. Udi wose kitrebonema. Hey! Sheni wadengidima. Hari ikimenyetso Imana iri kugenda ishyiraho abantu bayo. Ntangaze ngo uri maso kiramubonekaho. Uri maso arashyirwaho ikimenyetso. Ari kurangara arasiga. Ni uwa Kristo. Ubuzima bwe bwose ni ubwa Kristo. Nibwo abayemo ayoborwa na Kristo mu Kristo. Ntabwo ayoborwa n'idini. Ntabwo ayoborwa n'abandi. Ayoborwa na Kristo mwuka wera w'Imana bari muri witeka ryose. Ntacyo yakora Kristo atakimuyoboyemo. Ntacyo yavuga Kristo atakimuyoboyemo. Ariko aba yararokotse, ariko akarokoka. Hari ibyo aba yararetse n'ibyo witwa umurokore. Hari ibyo areka, ariko buri umurokore hari igihe abisubiramo, kubera ko umutima ntabwo wakiriye Kristo. Ariko umurokore we hari ibyo arokotse, ariko n'ejo yakongera akabijyamo. Bivuze ngo umuntu ashobora kuba umurokore ko atari umukristo. Ashobora kuba umurokore atari umukristo. Niyo mpamvu ashobora guhanura agasambana, agahanura agakora izangwa n'Uwiteka. Hari n'abo batekera imitwe hano kuri YouTube. Abo ntabwo ari abakristo mwahuye, mwihangane. Mwahuye n'abarokore. Baracyafite za bindi. Ariko yaravuze ngo nje ndi umukristo nzahora ndiwe. Mu gihe k'inzara ahora umukristo. Mu gihe cy'ubukene ahora ari umukristo. Umukristo mu gihe cy'uburwayi akomeza gukizwa. Iyo yakennye arakizwa. Yaba ashonje agakizwa. Yaba nta kazi agakizwa. Yaba yagize ibibazo agakizwa. Afite amadeni agakizwa. Afite intambara agakizwa. Ariko umurokore azasubira inyuma akabivamo, agasubira ku birutsi bya bindi yataye, akongera akabisubiramo. Birya yataye akabisubiramo, akongera akaja mu bapfumu, akongera kuja muri za bindi. Kubera ko umurokore, hari abarokore barokoka kugira bazi ngo nibarokoka bagiye gutunga, bagiye kubaka ama etaje. Ariko ndagira ngo ntangaze kino kintu, ntabwo Imana yagukiza mu buryo bw'umubiri itaragukiza mu buryo bw'umwuka. Amen. Ndi umukristo nzahora ndiwe mu bintu zose ngeze kugupfa. Ndi umukristo, icyo ni ikintu gihumuriza umutima wanjye. Ndi umukristo, umuntu utima gupfa zagira ibyishimo bitavugwa. Nzabona ihirwe ngiye mu ijuru, zagira ibyishimo bitavugwa. Nzabona ihirwe ngiye mu ijuru. Nta nzara ibayo, nta n'imiruho, abaho bose baguwe neza. Ingaruka abarokore bafite, ingaruka bagendana, ibikomere bagendana, nuko batuhagiwe n'amaraso ya Yesu Kristo. Icyakora barayabonye, babona ko yamenetse ku bwabo, ariko banga kuwagirwa nayo. Bakomeza kuwagirwa n'ubusambanyi, bakomeza kuwagirwa n'ibibi gusa. Baba barokore ku izina, abakristo ku munwa, ariko Kristo adatuye muri bo. Ariko nakugira inama iki gitondo kugira ngo wemere kuba umukristo. Nta nzara yaba, nta miruho, abo bose baguwe neza. Kandi umuntu utinya gupfa wese ni umupagani. Amen. Imana iguhe umugisha Daniel. Abantu muba abakristo mureke kuba abarokore. Amen. Wararokotse kandi ugisambana. Uri umurokore kandi ukiri umujura. Uri umurokore kandi imirimo yawe itagaragaza urokore bwawe. Yesu yaravuze ngo igiti nticyobasha kwera imbuto nziza, ngo kandi igiti kizana ngo nticyobasha kwera imbuto mbi. Wera imbuto mbi kubera kuri igiti kibi, uracyari umupagani. Igiti kimenyekanishwa n'imbuto kera. N'imbuto kera. Imana iguhe umugisha Daniel. Reka tugusabe n'ubundi rero usenga Imana
utugezeho mesaje Imana aguhaye. Peningo zetrengiti mando talose kitrebone mando rando kita retremose kitrebonema mwemere guhindurwa n'imiburo y'Uwiteka ye reno ngaso dremene kotrebonema. Urakoze Mana benengo zetrema shatrobena udi wose kitrebonema. Sheni wadengidima tesema iki ni igihe wasenze benemondi kotrebo zukuri agiye kugaragara. Yemwe iki ni igihe urestasema wakiranutse zukuri agiye kugaragara. Igihe kiraje kandi igihe kije kigiye gutwikurura ibisahishwa zose bigiye gutwikururwa. Igihe kije kigiye gutuma abasambanyi basambanye bihisha bimenyekana, abarozi barose bihisha. Igihe kije kigiye gutuma nabo bamenyekana. Mwuka w'Imana ndakumva bene sedremene kota shatro benema zenegidema tongeso menima yeujendera musa Yesu aragushaka ngwakubabaririza ngwino umusange vuba. Uhamagawe na Yesu keshi umwitaba uyu munsi. Arubwirijwi wumvishe none ryaba ari ryo rya nyuma. Andi ngose netrebone mando bene ngose diminima tashe kotre benima dore ngose minima inkinge enye z'isi periwose kita urusaku rubayeho benose menitaya. Ati mwibuke ku mugani ba Kristo dangose menitrebonema w'abakobwa 10 abatanu yemwe domenia ntimwumvishe ko bari abapfapfa abandi doni wizigi dimando bari abanyabwenge tremos birinze kugira icyo bibagirwa bazakenera, ariko abapfapfa bagenda uko biboneye. Menose drekitrebo ati yewe ugenda uko wiboneye we dore demene takodima mu nkingi z'isi hagiye kuvumbuka mu rusaku. Yewe se kitebonema ugendera mu bidatunganye. Reba dobinima reba uhagaze kubera kodremone gide menostefo nyuma y'urwo rusaku ndetse demeni resetre rugiye kuvuzwa. Hagiye kuvumbukamo inyamaswa z'inkazi ndetse havumbukemo renozemene takori boriyasema ingabo zifite inkoni zije gukubita inkozi z'ibibi. Nzahana bisi bene ngose trema mahorizo bakoze bibi. Ati kandi dremone kita ati bazanyambaza mu gedrifoni cyo guhanwa kwabo maze nanjye sinzabumva. Ati kandi demene stance agamaso yanjye azababaho kubera ko gushyaho kwanjye batakwitayeho ndetse n'imiburo yanjye kibaye agaciro. Randongeze menetaya troperi wose gide unshaka ubu kana shaka n'umwete kuko ndaboneka kuko ari igihe kizagera ntimube mukimbona. Benengo zedre rengoshe kotre benima hate penifo yemwe mukora izamuka iyoberanya mukagarigariza abantu ko muri beza kandi imitima yanyu denaste yaramaze guhindana. Ati namwe binifo ati zo mwayisha abantu bigiye gutwikururwa. Yemwe ati amaso yanyu ntabona benemode kota nimba atabona kuki mwazi by'amatwi yanyu mukanga kumva. Jetre kosema
ati ribori yasema ati igitsure cyanjye ntacyo cyabatwaye ayidominima atari kodiristanse nimba dekutrebo waranyize Yezu ukuri bigiye kugaragara kandi nimba nabwo warishushanije bigiye kugaragara nimba warihanye koko bigiye kugaragara kandi nimba doromeniyanse warabeshe bigiye kumenyekana. Kengose mene trebo jediki trebo nemando tando binima ati yemwe mwubitse amatabaza yanyu mwe mwaze kuyakongeza renosema ati nubwo yazinye mukanga kongera kuyakongeza igihe kirageze kugira ngo muyashake muyabure ndetse mubure urumuri kudestayigada menegidema ati yemwe drifodema menikotangua muri gusakuza ngodre ngo nzaza ryari ebinimando amasezerano yanyu aratinze ebinimando mbese mwaretse ibyaha murakizwa neza nanga kuyasoza menetregozema ati na restanse abo nagiriye neza abo nahaye kuzara abo najanye mu mahanga mwanyituye kunsuzugura ndetse mutesha agaciro izina ryanjye mutukisha iryo zina aho muri benestayigada mwararenzwe muribagirwa atari kigihe kibi dore kibagezeho ni kuwiteka avuze menengose drema la presedigidimando randro kitrebonema ati nukuri ndaje vuba ati kandi nzanye ingororano je gudestayigada je kugorera umuntu wese ibikwiyizo yakoze ati penima ati niko kuri hanze hazaba imbwa n'abarozi ndetse n'abasambanyi n'abasenga ibishushanyo n'umuntu wese ukunda kubesha akabikora mwana w'umuntu temereze drema mbese uzageza he mbese kuvunaguritse utunguwe niki kizagukiza ni kuwiteka abaza enomere sterigaya wemera tukagendana zamurinda imbeho murinda amakuba ari kuwanga destaya akaguma kwishira hejuru azadrimando nemenetaya ibizamubaho bizasigara bibarwa nk'inkuru yabayeho ati kubera ko ndi Uwiteka Imana ndica nkanakiza enomenetrebonema ndi Uwiteka ninjye ukora izo zose niko Imana ivuze amen. Benoze dremas ndagira ngo dusomire ijambo numvishe Izahishuriye Yohana igice cyawo cya 7 umurongo wa mbere aravuze ngo hanyuma y'izo mbona abamarayika 4 bahagaze ku mfuruka enye z'isi bafashe imiyaga 4 mw'isi kugira ngo hatagira umuyaga uwa mw'isi cyangwa mu nyanja cyangwa ku giti cyose. Mbona na marayika wundi azamuka ava iburasirazuba afite ikimenyetso cy'Imana ihoraho arangurura ijwi rirenga abwira abamarayika 4 bahawe kubabaza isi n'inyanja ati ntimubabaze isi cyangwa inyanja cyangwa ibiti tutaramara gushyira ikimenyetso mu ruhanga rw'imbata z'Imana yacu amen. Hari ikimenyetso Imana iri kugenda ishyiraho abantu bayo ntangaze ngo uri maso kiramubonekaho uri maso arashyirwaho ikimenyetso ari kurangara arasigaye. Sinzi iby'ugiyemo sinzi impamvu wemereye Satani afunga amaso yawe ariko Imana iri kuvuga ngo ije guhana inkozi z'ibibi. Gerageza ikimenyetso cy'Uwiteka Imana kigere ku ruhanga rwawe. Ndasoje Imana ibaha umugisha. Ukeneye nimero yanjye ya telefone ni 0788 72 91 46 82 72 91 46. Mana mu izina rya Yesu Kristo urakiranuka uri umunyembaraga wambaye ubwiza no gukomera. Buno butumwa bushoreze mwuka wera bugere ku bantu bose bugere atandukanye ineza yawe ibugereho imbaraga zawe zizenguruke mwana kubwa buno butumwa mwuka wera bushorere abatumva ururimi dukoresheje mubasobanurire
mu izina rya Yesu Kristo, intsinzi yawe igaragare muri uyu mwanya. Ndagushimiye kubikoze kandi kugiye kwigaragaza ugakora iz'ubutwari mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen.